abantu bafite uburwayi bw'umubiri busanzwe ibyo turabikora hari abantu baba bageramiwe n'ibibazo by'amarozi abantu bahuyera ibintu by'amarozi abantu dukoresha ibimera ari byo bita ibishaka mu kinyarwanda ufata imiti ukaza ugasekura ibyatsi ugaha abantu bagakira oya ni amazi asanzwe ni niri kandagiza akaguru kawe k'iburyo niko ndamubwira kandagireho none se ko yaje ari amazi none ko mbona ahindutse amaraso aya mazi nayo yazanye n'amututsi none se ubwinyatsi burirahe n'ikirenge inyatsi burirahe n'ikirenge yatsire ko niwe murimo kandagiye kugira ngo ahinduke kuri ya mazi ni iyihe fenomene mukoresheje ese nta miti mbonye muteraho nta magambo mbonye muvuga bise byikora gutyo kuko ageze imbere ya muganga yise agira ibibazo ni byinshi hari abagabo bataye ngo hari abajura nk'aba ngaba tugenda tugaruriza iby'abandi ariko ngiye munteye hari abantu bafite indwara zo mu mibiri zitandukanye imyijima amaso tuvura ibintu byinshi ngiye munangiye n'ubwoba biriya bintu mwakisha hariya hasi ukabona birate ngiye byari binanditse ni ibiki ko nta kiriti mbonye murasa ntaki bigenze buriya nibwo buryo dukoresha kugira ngo twamurure ibintu nk'uko urabona uyu nguyu ingufu tuba twakoresheje tumuzana tuba tuzicishije bugufi tukazicisha hasi ibitangazamakuru bitandukanye buri umwe araza kuba agenda anyuraho nawe agira icyo abatangariza nyuma yo kujya muri comment muko batari ko bari abaganga bakorera hehe muganga yaje kuvuga atari ko aba bantu babaha service nziza n'ubundi nkuko nsanzwe nyitanga bikarangira none batumiye bakaza kureba aho nkorera niko bw'iyo mpamvu rero twaje kuba tuhagira muraza kuba musobanukirwa byinshi cyane bya bibazo byose mwibazaga bitandukanye muraza kuba mubimenya ndi kumwe n'abatangazamakuru batandukanye bagenzi banjye bose baba bahabereye kugira ngo bakomeze bageze izo nkuru zindi zitandukanye kugira ngo ibyo bitangazamakuru mukurikirana nabyo mukomeze kunogerwa na service ziba bibaha niko bw'iyo mpamvu sinzi niba buri wese ari buze kujya avuga cyatubuze kubanza guha umwanya umuntu wadutumiye hanyuma akabanza kutubwira niye mpamvu nyamukuru nyuma yuko aje kutwereka akorera noneho nihe mpamvu nyamukuru yadutumiye nuko atwereka gusa cyangwa ari kintu ashaka kutuganiriza ibyo bitangazamakuru mugena mukurikirana mu buzima bwa buri munsi birahababereye kugira ngo n'umundi mukomeze gukurikirana amakuru bibaha umunsi ku munsi muraho neza murakomeye amahoro n'amahoro mutiba abakunzi banyu bahora batubaza ngo ukorera hehe noneho wadutumiye nuko muri amazima ubushize aho twahuriye nari nababwiye ko nkorera Kacyiru murabona niho mwansanze karibu rero nabo hari abampamagara nkabarangira bakaza tugakemura ibibazo byabo nta kibazo yego mwakoze cyane kudutumira sinzi noneho ni impamvu yihe nyamukuru uretse ko kwereka abantu aho mukorera ni impamvu nyamukuru yihe yatumye mudutumira noneho no kuva ejo bundi musanga kuri tere muri Ramisi yashize hari ikintu umwe mu banyamakuru yifuje muri mwe aravuga ati se twazaza aho ukorera ku kazi tukahareba noneho tukabona ko na address yawe ari address ifatika ndavuga nta kibazo uyu munsi rero mbonye abakiriya bagabanutse nubwo hari abo ndi kwakira ndavuga nti nabahamagara mukaza nta kibazo mukangeraho mukabona ko ntabwo dukorera ibintu ku muhanda gusa ahubwo tugira naho twakirira abantu tukabafasha nta kibazo turagushimiye ko wadutumiye ndetse ukanatwakira hano aho ukorera ku kazi kawe ni byiza n'abantu benshi bagiye babyifuza ko twazagera ahantu ukorera na bamwe bakagenda batwandikira batubaza ese uriya muganga akorera hehe nyirizina nakibaza ngo impamvu yaguteye kudutumira ni comment wagiye ubona cyangwa nawe wifuzaga ko tugira ahantu ukorera kugira ngo turebe ibyo ukora n'uko ubikora ubundi muri rusange kuko mbafasha abakiriya muri rusange n'abandi bantu bangana ntabwo ngiye mvuga ngo nasubiye muri comment kuko n'ibyo bya comment ntabwo nabibonera umwanya ahubwo mba ndagishingwa n'abantu bangana so rero kuyo mpamvu nazirikanye ikintu mwebwe mwansabye mwaravuze se Dr twagusanga ahantu ukorera ukatubwira uko ukora
tukagira n'ibindi bibazo tukubaza. Ni ubwo buryo kinavuze ni icyifuzo cyanyu reka nkishyire mu bikorwa. Yego turagushimiye noneho reka wenda tukwakire utwibwire no utubwire nuko ukora naho ukorera ndetse n'abo bantu muri kumwe kugira ngo abakunzi bacu hari n'abantu bashobora kuba barebye kino kiganiro batarebye ibiganiro byabanje kugira ngo tuze kubana ariko bakuzi ndetse bazi n'abo bantu mwicaranye abari bo. Ye nitwa Muganga Kimeze, musanzwe munzi n'abandi bantu benshi baranzi, ibyo ni ibintu bizwi. Uyu nguyu ni mugenzi wanjye turakorana, yitwa Masai Barak. Uyu nawe ni David, ni bagenzi banjye dukorana umunsi ku munsi nk'uko akenshi mukunda kudusangana. Ubwo rero mudusanze hano aha niho dukorera, nahabasobanuriye, ariko dufite n'andi mashami. Dufite ishami ku Ruyenzi, tukagira ishami Kibungo. Murahazi Kibungo aho bita mu Gisaka? Turahazi Kibungo hande bajya bava ko bagendera ku kando k'agataro. Aho naho turahakorera cyane ishami naho. Naho tubafite ishami. Aha, iri vuriro ryanyu sinzi niba naryita ivuriro kuko simuratubwira niba wenda mufite uburenganzira bwa cyangwa cya leta, ryatangiriye hehe nyirizina icyicaro gikuru cy'ivuriro ryanyu? Wenda mbere yuko udusubiza tugendere rimwe kugira ngo wamugane umwanya tuzakoresha uze kuba mukeya. Uraza kubona kutubwira wenda byatangiriye hehe, igitekerezo cyo kushinga cyaje gute, zimwe muri serivisi mutanga? Ni ukuvuga ngo abangaba ni bagenzi banyu uko nabibabwiye twarakuranye. Urabona ko no mu myaka turangana. Twakuriye hano muri Tanzania, dukurira mu buvuzi, tugenda dufasha abantu. Igihe kigeze turavuga ati twafasha n'abanyarwanda ko twaje hano kuva 2018 turi gukorera inaha mu Rwanda. Abo bagenzi banjye nabo urumva n'abantu twagiye dufatanya muri uyu murimo kuva tukitangira kubitozwa, nubwo n'ubundi dufite gakondo ziwacu zari zisanzwe muri uyu murimo wo kuvura gakondo. Tugenda tubitozwa kugeza n'uyu munsi, tukaba tugikomezanya urugendo rwo gukomeza gufasha abantu. Uyu munsi ushobora kuza hano ukahasanga njye, ukahasanga uyu nguyu, undi ukahasanga David, tugakomeza kubafasha nta kibazo. Bitewe n'impamvu ziba zitandukanye, ushobora gusanga njye najya aho ngaho Kibungo nababwiye, uyu nguyu Barakari za Ruyenzi hariya nababwiye, uyu munsi ukahasanga David hano, ikibazo cyawe kije kikugenza kigakemuka. Hari ikintu mwari mukomojeho ngo serivisi dutanga n'indwara tugenda dufasha abantu tuvura. Hari abantu bafite uburwayi bwo mu mubiri busanzwe, ibyo turabikora. Hari abantu baba bageramiwe n'ibibazo by'amarozi, abantu bahuyera ibintu by'amarozi, abantu ni ibintu mbese bisanzwe mu muco. Niyo mpamvu twebwe twinjiye mu muco turawucukumbura kugira tugende dufasha abantu muri rusange. Nk'ubu ngubu hari abantu baba bari mu mahanga batashobora kugera hano, tugenda dufasha barwana n'iyo myuka mibi za karandezi wabo, bari hanze y'igihugu bakaduhamagara tukagenda tubafasha. Ubwo no buhamya buhari n'abantu batugana baba babizi nta kibazo kiba kirimo, tugenda tubafasha uko dushoboye. Hari ukuntu abaganga nkamwe iyo mugiye kuvura umuntu mubanza kumusaba igitambo, tukibaza ese nk'umuntu uri hanze cyangwa se uri kure y'ahantu mukorera mushobora kumuvura agakira bitabaye ngombwa ko mubona na visa ngo mugire? Ntabwo ari ukuvuga ngo ikiri ngombwa ni igitambo, ahubwo ikibazo ufite gishobora kugusaba icyo gitambo, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero n'uwo muntu uri hanze aramutse ari ibintu by'imigenzo tugomba gukemura, kuko nakubwiye ko twari twinjira mu muco gakondo mindani, ari ikibazo cy'igitambo kigomba gutangwa, agomba kugitanga, niko biba bigomba kugenda kugira serivisi ikemuke. Cyane cyane ko biriya bintu bijyanye n'imyuka mibi, ibyo bintu muri kuvuga ngo by'ibitambo, ubupfumu, ni imigenzo ikorwa. Niba hari imigenzo yakoreweho ahumanywa, ni ukuvuga ngo n'ubundi migenzo ikurwaho n'indi migenzo. Bivuze ngo n'ubundi ya migenzo tugira dute, turayikora kugira natwe tubashe gusenya ya migenzo yamukoreweho. Niyo mpamvu ushobora kumva ngo hari igitambo cyasabwe, ariko ntabwo ikigambiriwe nyamukuru ari ugusaba ibitambo, ahubwo ikigambiriwe ni ukumenya ikibazo gihari, yaba ari igitambo gikenewe kigatambwa nta kibazo. Ariko bagenzi banjye wa mugani numvisha ari akantu bafite kurushije, kandi n'uburyo umuntu yo uhagarariye barabakiriya bacu bareba ibyo dukora agize urujijo,
wa muntu bireba nawe nagasobanukirwa bati se koko ni ubupfumu ubundi wa mugani icyo kintu ni umuganga bwoko ki ni umupfumu koko umupfumu atandukaniye n'uwo muganga. Okay, mumbaye ikibazo cyiza ariko buriya ikiza icyo nkundira abanyamakuru muza mushaka amakuru niyo muyabuze nabwo biba amakuru kuri mwe urumva ngo kuvuga rero ubupfumu n'ubushize icyo kintu nagisobanuyeho ese koko mwebwe duhuye mubona ndi umupfumu mubona ndi umupfumu ahubwo tukubajije ngo umupfumu wowe dusobanurira ndi muganga kujya mu byo kuvuga ngo ubupfumu biterwa ubushize nababwiye ko biterwa n'inyito abantu bahaye ikintu bitewe n'aho bakuriye ariko aho gatoya uratubwiye ngo wowe uri muganga kandi mu kanya umaze kutubwira ngo hari igihe bisaba ngombwa ko umuntu bitewe n'ukuntu yarozwe bimusaba ko agomba kubona igitambo kugira ngo bimwe yakoreweho birangire kandi abaganga tuzi ni consultation baguca amafaranga yo gusuzuma hanyuma bakakwandikira imiti ukayigura cyangwa se bakayiguhereza icyo gitambo ko tuzi ko abantu baka igitambo ari abapfumu ubundi mu magambo meza iyo bavuze umuganga abantu abatusosiyete muri rusange zikora umuntu nyine ukora kwa muganga mu ivuriro runaka rizwi niyo mpamvu wabajemo ukana kurushije ni ukuvuga ngo rero uko umuganga ashobora kugusaba uyu nguyu ukora ubu buvuzi bwa kizungu ashobora kugusaba ikizami wenda cy'inkari cyangwa kugusaba icy'amaraso natwe rero muri gakondo hari ibyo dusaba kuvuga ngo rero ngo umupfumu niwe usaba ibitambo aho ngaho ndumva tuzaba turi kujyana ahubwo mu buganga twe dukora mu buvuzi dukora hari ibyo dusaba hari ibizamini dusaba umurwayi uje utugana ashobora kuzamo icyo gitambo nk'uko nabibabwiye ntabwo ari ukuvuga ngo rero mu magambo make bivuze ko utari umupfumu ndi umuganga kunyumvisha ubupfumu ntawe usobanukiwe nanjye birabuze kubagora ndi umuganga ikibazo nibaza uri umuganga imiti mukoresha ikorwa n'ibihe byatsi ni uruhe ruhurirane rw'ibiti cyangwa se ibyatsi ruyikora cyangwa se niba muyisekura ni faruma dukoresha ibimera sibyo dukoresha ibimera ari byo bita ibishaka mu kinyarwanda ufata imiti ukaza ugasekura ibyatsi ugaha abantu bagakira gukora imigenzo nk'iyo ngiyo kuko twe tuba twagiye muri gakondo ntabwo twize biriya byo kuvuga ngo bafata shimi ngo bagakora inkingo bakagira bati oya twahubwo ni gakondo yacu twitayeho cyane bivuze ngo rero nibwo buryo twe dukoramo dufata imiti y'inaha iwacu hakaba niyo dukuye hanze mu bihugu duturanye cyangwa se mu Buhinde ariko y'ibimera tukayifashisha abantu ishobora kwirukana ayo madayimoni aba yugarije abantu ishobora gufasha abantu mu buzima rusange kuko ntabwo nzi neza ko ushobora kuvuga ngo ugiye kuri health center aha ko ya masantere de sante uvuge ngo ndwaye ikibazo cy'amadayimoni antera iwanjye ngo bagikemure oya ntabwo ibyo byashoboka ese uruvuze uti iyo miti ugiye unayikomozaho iyo umuntu muvuye mumwereka n'ibyo mwamuvurishije cyangwa umennye ibanga wishakaze icyo twamuvurishije ni imiti ntabwo mubwira ngo twakuvurishije wari utubwiye ibimera ukoresha ubwo ndavuga niba wenda umennye ibanga ibimera nibi ni ibimera ubibona ahangaha si ibyatsi nshobora ngiye kubera ubuhanga mfite n'ubumenyi mbiziho kuba nabihuza nkafata icyatsi n'iki nkabihuza bikakugirira umumaro niyo mpamvu nawe uri umunyamakuru nanjye nkaba umuganga hari ibyo uzi nanjye hari ibyo nzi ni ukuvuga ngo ugiye muri gakondo rero umukurambere wabigishije kwiga gakondo ku kantu ni kabi kwiga ntabwo ari ukuvuga ngo urandika igitabo ntabwo ari kujya mu ishuri kwiga ntabwo ari ukuvuga ngo akenshi ko tumenyereye tuzi ko kwiga ari ugufata ikaramu ukandika amanoti ABCD ariko kwiga ibintu byacu bya gakondo ntabwo bisaba kwandika ibitabo uvuge ngo wenda ngo ufite ngo urugero runaka ngo ubyizeho oya ahubwo gukurira muri wa muco kuko ibi niba tuvuga urugero mfite imyaka 40 sobanukiye ibintu byo guterekera ibintu byo kwirukana abazimu ibintu byo kwirukana abadayimoni hari n'ufite imyaka 70 ibyo bintu utabizi uko atabyitayeho ushobora kuba yarize itangazamakuru nkawe ushobora kuba yarize indi mibare n'iki n'ubugenge bikaba ikibazo hari umuntu wanshakaga n'umukiriya mubwire ni kare baze hano nta kibazo
tukirimo kuganira n'undi abakiriya baba bakomeje kuza baba bakomeje none se nta munsi ugira uri off cyangwa se wenda ukora iminsi yose ukora mu isi imeze ite ibintu ni umuhamagaro mbo wadutumiye turaza turakubanka muganga nkuko n'abandi bantu bagiye babidusaba ntabwo agira amasaha dushobora kwibaza ngo ese ntashobora kuduhereza akanya yadutumire tukaganira hanyuma akakira abakiriya oya akenshi abantu bansanga baza bababaye bafite ibibazo ariko wa mugani ni nabyiza ko bitandukanye rero namwe maba muza mushaka amakuru umuntu arababaye afite ikibazo ariko wa mugani ni nabyiza ko n'uwo muntu wa mugani uje ushaka serivisi yanajyamo wa mugani natwe twaba twabona uburyo muvura niba binakize cyangwa se n'ubundi ari bya bindi bajya bita imyuka mibi uraho amakuru yawe uzana ibyo nagutumye twari duherukana ubushize niwe wasize consultation ndagusuzuma mbwira n'ikibazo ufite wari ufite ikibazo cy'inyatsi ibyo nagutumye wabizanye Nurese muganga nibanga twebwe ntago tubimenya cyangwa natwe turabimenyaho nyine oya mwabimenya nta kibazo mbo noneho reka tumusabe wenda yicare wenda umurwayi niba ari umurwayi yambo ntitubizi oya yicara hano nta kibazo ntago ari ngombwa mwibanga kuko uyu nguyu twarabonanye bwa kabiri yaraje hari ibyo namutumye oya ni umurwayi kuko kugana muganga bivuze ko uburwayi ariko abantu bajya bavuga bati ni imyuka mibi abantu babyita gutyo mubasobanurira iki imyuka mibi urumva umwuka utari mwiza nyine hari ahandi uba wavuye akenshi ibyo kuvuga ngo imyuka mibi iva ku bantu baba bafite ibibazo by'amashitani ariko uvuze kuri icyo kintu cy'imyuka mibi mpita nibuka ko abantu bajya bavuga ngo iyo umuntu yaje ngo yarozwe gutyo ngo mufite ukuntu ngo mumuvure ariko ngo mukamusigamo akandi kantu nako nyine imyuka mibi tu njya mbyumva nyine tu bituma abantu bataza kuhivuriza oya ni ukugira ngo wenda se agende agaruke umuntu yaza aroze ukongera ukamwongeramo ubundi burozi ahubwo umukiza bwabo ndafite gusa buri inshuro nyinshi uroga ni nawe urogora ariko bitavuze ngo umuntu uje ako kantu katubwire neza ako kantu uvuze bivuze ngo uri umurozi yes ngo uri kurundi uri n'umurozi oya ntabwo ari byo nshatse kuvuga waravuze ngo uroga ni kubera ko urogora abazi aho amarozi yavuye nawe aba yayashyiraho akabaho urumva nyine uri umurozi nicyo bivuze oya ntabwo bivuze ngo abangana bose baba baje ngo mbarogere ahubwo baba baje ngo mbakize amarozi none muganga turagushimiye ko watwakiriye tugize gutya tubona n'undi muntu yinjiyemo muri kamera ni umushyitsi tutari tuzi ese aje kwivuza yaravuwe mwatwemerera tukamuganiriza niba aje twebwe nyine akazi kacu ni ugushaka amakuru nk'ubu buganga bwacu urumva mu buvuzi rusange habamo gusuzuma uyu mugabo mubureba hano hariya nyibutse izina ryawe inde Manuel uyu mugabo yaraje angana hari hashize nk'iminsi 3 ndamusuzuma mubwira ikibazo afite ikibazo namusanzemo yari afite ikibazo cy'inyatsi n'imyaku n'imikoshi yari afite ikibazo cy'inyatsi inyatsi n'imyaku n'imikoshi yari afite ibibazo bitatu ngira ibyo mutuma nagutumye amazi wayazanye inyatsi n'imyaku n'imikoshi ibyo bintu bihuriye hehe mu kabyaramo inyatsi imyaku n'imikosha ziri ukubiri hari inyatsi tumutakira akaba n'inyatsi rusahuza ahubwo ikwambura ibyo wagize ute wagezeho wari ufite ibyo wari ufite bivuze ngo rero ubu namusanze iyo nyatsi rusahuza ituma ibyo yagezeho afata ibintu bikagera mu myanya y'intoki kwa kundi views zibura wasanga ari inyatsi rusahuza ikibazo cy'imikoshi imikoshi byo ni imikoshi ni ibintu byo muri karande ziwabo biba byaragiye bimukurikirana kwa kundi umuco gakondo mugenda mukawirengagiza musangamo n'imyaku urawutoragura mu nzira mu nzira ese hari abantu batera imyaku babaho hari abantu batera imyaku cyangwa aho unyuze ukawusitaraho umwaku ni ikintu gisanzwe uhura nacyo mu buzima rusange wenda uwo musore nawe yagerageza wenda nawe tukamubaza ukiyumvamo niba bibemerera ko mwamubaza nta kibazo kuko ntabwo
kuba Si nsanze itegeko. hano si itegeko kuba mwamubaza kandi n'ibyo mukorera ntabwo ari ibanga ntabwo ari ubwiru cyane niba hari icyo mwamubaza yabyemera mwamubaza ikindi cya kabiri mukanyemerera ko ibyo namutumye abinzanira hano tukabigaragaza Oya, nta kibazo nta kibazo ariko mbere y'uko wenda ibyo biza mfite nk'ibibazo nka bibiri nifuza kandi ndetse byagiye bituruka mu bantu bagiye badukurikira abantu bamwe barambaje baramwaza ese Vitali uriya muntu ni ukuri cyangwa ni ubutubuzi biriya bintu koko akora ni ukuri cyangwa ni ibintu by'ubutubuzi biri aho ngaho ni ukuri manganya wowe wabasubije ngo iki njye narabasubije ngo njye sindajya kwivuza njye nagiye ngiye gufata amakuru kandi ibyo yakoze mwabibonye hanyuma muzigerereyo muzamenya amakuru noneho rero ngiye kugusubiza neza yego uravuze ngo hari abantu bagukurikirana iye aribo bazanye mu icyo kibazo noneho uwaje kwivuza ehe azashyire muri komenti yavuga ngo ibyo nivuje ni ukuri yes mfite komenti hano mwakire ni umuntu wo hanze ni umudiaspora yarambwiye ngo yohereje amafaranga ku nshuro ya mbere ngo ntimwamuvura ngo yohereza bwa kabiri ngo yari amaze kuba 70,000 sinzi na bingahe yayohereje mu inshuro ebyiri ngo ayo mafaranga ye ngo aburirwa irengero yabahamagara ngo simbizi ariko ngewe nakiri iyo telefone ibimbwira ndavuga ngo ubwo ngize amahirwe muganga kantumira ndaza kubabaza ese koko uwo muntu ni ukuri yatubwiye ese niye mpamvu yabayeho kugira ngo ntavurwe niba ari ukuri byaba ari byiza mumenye kuko abaganga bakoreye imirimo ni benshi hano mu gihugu oye nge yambwiye uwo nagiye kureba kimeza yego arakubwira ngo yagezeho uti wa muganga uriye nakuye kuri channel yawe kuri nimero ya telefone washyizeho nuwo kandi nta wundi muganga ndajya gusura ukora ibintu ngibi ibyo rero ntabwo nabisobanura ariko mbashe kumumenya nagusobanura wenda impamvu yatumye ikibazo kidakemuka ariko ubu ngubu tuvugana ntabwo ushobora kugisobanura kubera ko ntamuzi wenda yaza kugwa contact ze nabo niba hari n'abantu bari kudukurikirana bajye muri comment bavuge umuntu wanganye avuga ati muganga kimeze nagusabye ubufasha ubu n'ubu nta kintu wigeze umfasha ibyo bintu babigemo nkuha amafaranga ntiwagira icyo umfasha kuko ngewe ibyo nababwiye icyo ntashoboye ndagihakana ntacyo bivuze kuba nakwemerera ikintu ntashoboye icyo ntashoboye ndagihakana ntabwo nakwemera kugigukorera kandi kidashoboka ntabwo rero nshobora kuvuga ngo tuvuge niba uje urwaye igisebe cy'umufunzo cyangwa se ufite ibindi bibazo by'umubiri ntabwo nshobora kukubwira ngo uri mu Bubiligi cyangwa uri muri Canada uri Burayi ngo ngengeye kukikuvura nta muti ndi buguhe ariko ibyo by'imyuka mibi hari ibyo mbasaba bakabima nkabibakemurira ariko ibijyanye n'ubuvuzi bashobora gufata doze y'imiti atari ibyo bijyanye n'amashitani n'imyuka mibi n'amadayimoni na za karandezi wabo ibyo ndabibafasha bigakemuka ariko ikijyanye no gufata umuti niba urugero urwaye igisebe cyangwa se urwaye umwijima cyangwa urwaye bisaba ko wowe uza ukaza hano nkaguha umuti none se n'ibisebe murabivura hari ibisebe by'imifunzo by'ibirogano nshuti yanjye hari n'abantu bateza amasida hano mu muhanda imodoka ikakubirindura niba bisaba ko umuntu ahigerera asubwa abantu bo hanze mubafasha abantu bo hanze icyo musobanurire cyo tubafasha ku bijyanye n'imigenzo n'imyuka mibi hari karande z'iwabo turazikemura hari ibijyanye n'iyo myuka mibi batera hari ibijyanye n'amadayimoni ibyo nibyo dukemura ariko indwara ibasaba kuba bafata umuti bisaba ko baza hano hari n'abo nyohereza ku iposita cyangwa kuri DHL nabwo n'ubuhamya hari abantu baba za Brazzaville za Kinshasa Canada ndagenda nkayishyira kuri DHL cyangwa kuri posta abantu bakeneye gufata umuti bakawufata kandi bagakira ariko ibijyanye n'ibyo by'imyuka mibi bisaba ko hari imigenzo dukora ariyo mpamvu ujya wumva ngo badusabye ibitambo ngo byagenze ibyo bitambo nibyo bibagirira umumaro uratubwiye ngo uwo muntu uje ngo hari ibintu wamusabye numvishemo amazi n'ibindi bintu sindabyumva neza ese ubimusaba ushingiye kuki ese nabakurambere bakubwira ati ngo uyu muntu akeneye amazi kugira ngo tumuvure nyine ijasi ndibaza ngo abishingira yatubwiye ko n'undi babakorana bafite mukorane yes none nibaza ngo umutuma ikintu ushingiye kuki gushingira ku kibazo afite none se ni ibintu byanditse ukavuga ati ngo nkuko tuzi ko rimwe iyo habuzeho rimwe ntago bikunda ukavuga ati ngo kurikije ikibazo afite kinyatsi iyo habonetse amazi bitabikunda magambo make nko umuntu ashobora kuba arwaye umutwe wese ni paracetamol just cyangwa ni ibuprofen impamvu mutuma amazi ni igikoresho rusange umuntu ashobora gusanga hari hose kuba rero mutuma amazi
biramufasha cyane cyane ko ariyo aba agomba no gukoresha muri ubwo buvuzi mba ngiye kumukorera kugira ngo ibyo bintu bimuriho bimwamurukeho. Ubwo rero impamvu namutumye ni impamvu y'ubuvuzi bwanjye, ntabwo ari impamvu yo gutangariza iki abanyamakuru. Ikindi kibazo wenda ku nshuro ya mbere duhura twahuye muri kesi yari yabaye y'igisambo cyari kibye, ugira uwo ubigaruriza. Kenshi na kenshi hari igihe bari abantu muca amafaranga wenda nk'ibintu yabizanye ukabimukorera ntibabishyure. Bamwe na bamwe hari igihe nk'umuntu agenda mu nzira akabona nk'umusazi avuga turiya umuganga yamuzaniye ibintu n'ibi, ati nuriya runaka wamurogesheje, nuriya runaka wamurogesheje. We ku ruhande rwawe iyo umuntu umukoreye nka serivisi akakwambura umukorera iki? Nukuvuga icyo mbereho no gufasha abantu, ahubwo nyibukije akantu. Buriya umunsi nafashe nawaguheza pe. Umunsi nafashe umwanya wo kwishyuza abantu. Abasitari hari abantu bazwi cyane, hari abantu b'abahanzi banyambuye ndabazi, n'abatangazamakuru ndabazi, abantu bazi ngo baramamaye baranyambuye ndabazi, ariko umunsi uretse hari abantu b'abasitari wahaye ubusitari ubahereza stage baramamara. Umunsi nahugutse tureke kubavuga amazina, bariyizi nabo nibagira wenda hari uko bakurikirana iki kiganiro, nibagira aho babyumva umuntu uzi ko ataje kunyishyura kandi hari ibyo twemeranye. Harimo abahanzi, harimo abatangazamakuru, harimo iki n'abanyamakuru. Muri izi ntabwo ngiye kubavuga amazina. Muri izi abantu batanyishyuye bose, abantu batanyishyuye umunsi nafashe umwanya. Ntabwo ujya uheza rero niba ukibabitse. Umunsi wafashe umwanya wo kubishyuza bitega iki? Wo kubishyuza ubwo nyine nzabishyuza nk'uko banganye nkabakemurira ibibazo. Hari ukuntu ari abaganga ugira gutyo ugasanga batanze akantu ugashyize mu ikofi, wajya unyura ku mukobwa akagukurikira, wafata mikrofone ugahita wamamara nyine ibintu byawe ngo bigakundwa. Ibyo nawe ujya ubikora? Si cyo mwanyamburiyeho se nawe uzaze nkaguha mani. Ariko wenda uwo musore watubwiye ko ari ibintu wamutumye, sinzi niba wari witwereke. Genda nagutumye iki? Nagutumye amazi, genda uyazane hano nkemura ikibazo cyawe, ureke abanyamakuru baba ubusuzumiro burahari ariko ntabwo ari ngombwa ko uyu munsi mubugeramo kuko ntabwo muje gufata amakuru, ntabwo muje kwivuza. Ariko wadutumiye ngo utwereke ibyo ukora, sinzi niba wari n'ubuze no kunadushimira wenda simbizi. Oya ndababwira merci nk'abantu bangezeho, ariko ntabwo mwaje kwivuza, ntabwo nabajyana mu isuzumiro. Mbona ari isanzwe se cyangwa avuye mu kibindi? Oya aya ni amazi asanzwe ni nili. Ayumugisha. Aya mazi ntabwo yigeze yafunguraho. Ntabwo yigeze yafunguraho. Ntabwo wanyoyeho. Okay. Kandagiza iki akaguru kawe k'iburyo. Niko. Ndamubwinga kandagireho. None se ko yaje ari amazi, none ko mbona hindutse amaraso? Buretse gatoyi ndi kuvura umurwayi wawe. Twebwe turakurikirana. Twebwe dukurikirana tutavuga se. Y'amazi ahindutse ji. Oya ntabwo yari ji. Nababwiye ko yari afite ikibazo cy'imyako, imikoshi n'inyatsi. Aya mazi nayo yazanye n'ahindutse. None se ubwinyatsi huriraho n'ikirenge? Inyatsi huriraho n'ikirenge. Nyatsi reko ni urimo kandi arayikandagiye. Yarazikase. Ubwo nizaze nizo gusitara. Kandagizaho ikindi kibuga. Muganga ati inyatsi barazikase, amazi ahindutse igice kimwe ashyizeho ikindi kirenge. Ubwo nawe hari hasigaye harahinduka? Wabonye bya bintu biba bikase. Izi ni nyazanyatsi rero n'imyaka n'imufasha byari bikurimo, sibyo? Ibyo nagutumye harimo n'amafaranga 200,000. Wabonye 50,000. Aze kugerageza wenda kuvuga cyane bitemewe ko twabyumva. Umusore aragira ati bari bantumye 200,000 bantuma n'amazi, ariko amafaranga sinayabonye. Wazanye angahe? Ubu ngubu tuvugana ufite angahe? Ubwo nawe agiye muri ya madeni. Ufite 50,000. Yashire hano ku meza 50. Andi uzayazana ryari?
umusore yitwaje 50 bari baramwatse 200 mwisi mikeya note z'imituku koko ni imituku Yatereka. yewe 50 ayashyize ku kameza terekaho aya mazi buzanye ya mazi yaje ari amazi y'urubogobogo ahindutse dore ibiyabayeho arasa na za note barambitseho ibintu bihinduye isura wabonye isuzu wari ufite aya mazi rero wazanye uragenda nugera iwawe uyatereke amasaha 3 sibyo reba ku isaha yawe ubwira ngo ni ryari yewe mu masaha 3 ubwo saa 12 saa 1 saa 2:40 araba yarangije kongera gucya uyafata uyoga umubiri wose uyashyire mu yandi uyoga umubiri wose ujye ufata uyayore uyirenze uvuga ngo ayoga umubiri wose noza imyaku noza imikoshi noza n'inyatsi ubu ndera de bisigara ahangaha ayo magambo atayavuze byagenda bite mu kinyarwanda baravuga ngo hica umutongo ibi tubyita imitengero adatongereye rero ntacyo byaba bimumariye ngo nafata amazi ye yigendere dukomeze ikiganiro ubwo ayo mafaranga se asigaye ko rero muciye 200 akabazanye senkani azagenda yanyishyura mu byiciro bite ntabwo dufasha abantu ngo batuzanira amafaranga ntabwo ari cyo kintu cya mbere ubwo nawe agiye kuri ya liste y'abanyamadeni oya ni ukuvuga ngo iyo umuntu umufashije ikintu usibye kwa kutazirikana cyangwa kwirengagiza aho byavuye ntabwo umuntu aba ari cyo kibuho cyo kukwambura kuko nawe aba abonye ibyo mukoreye niba ubushobozi azanye mbwakiriye kuki we atagira umutima uzirikana uko uzaza kunyishyura amafaranga bitabaye ngombwa ko nkoresha ubundi buryo bwo kumwishyuza ubwo rero agenda akora ibyo mubwiye urabona ko mbikoreye hano mbere y'amaso yanyu nta kibazo ugende woga ayo mazi ukoresha ayo magambo nkubwiye ugenda uyirenza uravuga noza imyaku noza imikoshi noza n'inyatsi naza kubikora n'abakambita ubu nderade ngaho rero urugendo rwiza wakoze kugaruka kandi amafaranga y'ibihumbi 150 uzabinyushira gute wa muti naguhaye wakugira umumaro sawa rero sawa rero uramuke genda amazi yawe yakoresha uko none se amazi bigenze bite byari amazi bihindutse none se ndabona umusore sinzi niba wenda aribuze kuduha ikiganiro cyangwa arimo yihuta wenda cyangwa yaza kuba mumukeneye agashobora kuba yawemera ko muvugana nta kibazo turaza kumuvugisha ariko nkibaza kugira ngo ahinduke kuri ya mazi ni iyihe fenomene mukoresheje ese nta miti mbonye muteraho nta magambo mbonye muvuga bise byikora gutyo kuko ageze imbere ya muganga yise agira yes niho nyine muganga atandukaniye n'umunyamakuru cyangwa undi muntu wese ukora imirimo yindi abanyamakuru ubanza baraguhemukiye tu oya bakwambuye ari benshi pe oya ntabwo ari ukuvuga ngo ukubishyuza ahubwo mba ashaka kubumvikisha akazi umuntu akora gatandukanye n'akawe sibyo niyo mpamvu angana kuki se atajya kureba umucuruzi wo muri butike ni ukazi ko ndi muganga wamugana izo note z'imituku kuki abazizanye wawe yes ni ukazi ko ndi muganga none se nge nkibaza kubera iki uvura wambaye iyo myenda wambaye kositimu ntabwo ubuvuzi bwacamo cyangwa niyo dusanze wambaye isi uhoramo si ukoresha iyi ni imyenda ijyanye n'umwuga nkora niba nkubwiye ngo nakuriye mu muco wa Kimasayi ndi kumwe na Baraka ndi kumwe na David ni ukuvuga ngo niko nyine ubwo twabisanze niko ugomba harimo dawa inshuti yanjye harimo imiti harimo dawa harimo imiti wenda muri batatu hari akenshi hari igihe ujya mu ivuriro runaka ugasanga wenda umuntu ni umusipesialiste mu kintu runaka namwe niko bimeze mumwe muri abo ngabo afite indwara yariho umwihariko we cyane bimeze bite tubaho dufasha abantu ibintu bitandukanye niyo mpamvu banyitabaza nanjye nkabitabaza kugira ngo dukomeze kunoza serivisi bibaho hari ukuntu umuntu aba afite imbaraga ahantu runaka usanga ibintu by'amaspiriti umuntu arabishoboye ugasanga umuntu ibintu byo gutanga umuti ukagira icyo ukora ukagarura impinduka ku muntu arabishoboye nuko tugenda dufashanya nta mutwe umwe umutwe umwe wigira inama ngo yo kugira gute yo gusara niyo mpamvu rero buriya yo muhuje kandi hari ibintu mwese muziranyeho
murafashanya bikaba byiza. Mm. Ejo uyu nguyu yankenera wenda yagiye ku Kibuye, akankenera yagiye Gicumbi, agira ibyo mufasha nawe nkamukenera yaje hano, gutyo tukagenda dufasha abantu. umuntu umuciye amafaranga Mm, akayaguha nka kuriya tubibonye, mm, umuvuye indwara runaka akoroherwa, nyuma y'igihe runaka ya ndwara ikongera igakara, urongera ukamucandiye, uvura umuntu mpaka ibyo wamuvuraga birangiye, bigenda bite? ku bijyanye rero n'uyu mwuga dukora, ushobora kuza ungana ikibazo wari ufite kikagabanuka cyangwa se kikoroha, ariko hari izindi kondisiyo ngusaba. Hari kuba nagukagira nkagutsirika umukubita umukagiro Mukagiro wana nkakurinda, nkaguha uburinzi buhoraho ukamutsirika cyane. nabyo ujya ubikora muri serivisi utanga. ndabikora muri serivisi ntanga. mani. uburyo uba utandukanye n'icyitwa amarozi cyose, ntabwo tayari igindi cyaza Ariko kirahagama. kirahagarara ntaho byaguhera. Murarinda murinda Umuhe abantu anti-block. anantibare wa bamuhaye uburinzi, bamuhaye uburinzi. none se ngiye hari ikibazo cy'amatsiko ngiye ngize mu bantu badukurikira ahangaha harimo abantu basenga. Mu by'ukuri wemera abantu basenga, wemera imbaraga z'Imana cyangwa ntabwo ubyemera? Ngiye nemera ibyo nkora nuko nkora. Ntabwo Imana uyemera? Kumbwira ngo imbaraga z'Imana, niba ndi muganga ntabwo ndi pasiteri. Iby'imbaraga z'Imana ubwo nyine uzemera arazemera, ariko ngenzi ko hari nabo mfasha bajyanye n'ibyo bijyanye n'imbaraga z'Imana, kuko ndabisobanukiye cyane. Hari abantu baba basenga mu madini runaka, abakatolika, abadivantisite, abarokore, abo bose baraza bakangana kandi ibibazo byabo ntabwo bijya mu migenzo yanjye. Bivuze ngo rero yuwe yuje ungana ntabwo ndeba ngo uva mu iri dini. Noneho mu bapasiteri byaranze basigaye bakugana ngo aba ari bo bakize. Nabwirwa n'iki ko byanze, ahubwo we yamenye ko byanze aza kundeba. Ese hari abaganga nawe bandi wemera? Abaganga ufata nk'abarorimodo bagiye hejuru y'amazi, biriya bintu warabyemera? Aba baturimanganya. Buriya ntubona yo nza kujya kureba saro mu mugire wenda hari ubufasha mukeneraho, nshobora gutaha namwemeye cyangwa namugaye. Rero kuvuga ndamwemera ntarahuriye nawe, ahubwo wenda si Sarongo gusa nuko ari rwo rugero. Ariko ejo bundi Sarongo yakubitiye abapasiteri mu rugo iwe, yarabakubise. none se niba afite imbaraga zo kurwana nabo, ahubwo nanjye muzambaze ngo ni iki wakoze ku mupasiteri runaka. Ahubwo turakubajije, pasiteri wamugize ute? Byagenze gute? Ibyo ntabwo ari impamvu yo kuza kubivuga hano. Mwe muravuze ngo pasiteri ngo yakubitiye, ngo Sarongo yakubitiye abapasiteri mu rugo iwe. Nanjye muzaza n'umupasiteri mumbaze icyo mumarira. Hari uwo musanze hano wenda yaje kundeba, hari serivisi ankeneyeho, wenda tugahura nk'uko muhasanze uriya mugabo, wenda mugabo ati pasita ko waje hano byagenze bite, akababwira ikibazo cyamugenje. Ibyo byo byakumvikana ko ntabwo bajya kumbwira ngo pasiteri runaka ngo wamumariye iki. Sarongo rero niba yarabakubitiye iwe, ibyo ntabwo bindeba, ni uko bagiye kumureba nyine akabakubitirayo. Nanjye abaza kundeba ntabwo nababwira ngo nabamariye iki. Sinzi rero niba tutarimo tugana ku musozo bitewe wenda n'ibyo wari watutegeranyije, cyangwa se wenda n'abo bantu buvura bakomeza kugenda baza twajya kuganira n'uriya ko twaganira n'uriya musore niba ari budukundire. Inshuti zanjye se nta kintu muzibazo, ubushize mwaramubajije Baraka na nini. Baramubajije, ariko uyu munsi twumvaga dushaka kuganira nawe, ariko kugeza amagingo yanjye nubwo nsoje ntaramenya intego nyamukuru yatumye uhamagaza abanyamakuru bari ngo baza. Ntabwo ndamenya ni exact point ikintu washaka kutwereka. Ese ni imiti, ni ibitangaza ukora, ese ni abo mukorana, ese ni aho ukorera? Ntabwo ndamenya exact ikintu washaka kutubwira kugira ngo dutume. Intego nyamukuru rero yatumye mbahamagara, nanatangiye nyikomozaho. Hari ukuvuga ngo umuntu ngiye mpuye n'umuntu akamgezaho icyifuzo cye, maranira ko icyifuzo cye gikemuka. Muri mwebwe duhura ubushize turi mu kibazo cyari cyaduhuje, mwaravuze se muganga twagera iwawe tukagira ibibazo tukubaza. Ndababwira nti ni karibu nta kibazo, nimuguka nzabahamagara mumbaze ibyo mushaka kumbaza, nzabasubiza ibiri ngombwa, nta mpamvu yo kuvuga ibitari ngombwa. Niyo mpamvu rero navuze nti ba bantu babatumira bakaza tukaganira ko mfite umwanya,
tukagira ibyo tuganira. ibi ni ngombwa wabitubwiye muri make. Ibiri ngombwa nabibabwiye, ibitari ngombwa nabwo muzihangane muzaze nk'abarwayi. Nibi biri ngombwa twabibwiwe ndumva twasoza. ariko se twakibaza ngo adresse nyirizina warangira abantu neza. kuko natwe twahageze warangira n'abantu neza ku buryo umuntu ashobora kuvuga ngo aha hantu hanaha kuri iyi nimero iyo mikoro ariko ubwo nta kijyamo. mikoro nyamune kuyitsirike ubu wasanga Nyabingi zayifashe uyitsirike iyo mikoro ngenda nabone itari seri ariko wabaza uwo mugabo ikintu yayibonyemo wa mugani kome Masai mikoro ntabwo isengera ya kabiri irasengera hapa ni nini sasa hivi anatangazaje ari kubabwira ati izi mikoro zanyu ko mbona zidasa n'ibiki byose ariyo ngo yabonyemo akabazo iyi mikoro nyirayo yigire yabaga ibintu birakaze ababonye amadayimoni muri mikrofone musaza ira mikoro rwose iyi unataka kwenye hii mwenye hii akuje sasa views zarabuze aho nyirayo ari he nyiri mikoro nazi atubwire n'amaviews agira atubwire nuko ibintu okay fresh sana twabashimira rero ngira ngo nibarakiri mutari ko mwarangira abantu nicyo twari turiho hanyuma ni abantu baba mu mahanga baduhamagaraho cyangwa mu Rwanda. Uyu musore adusanze mu kiganiro twarimo tuganira na wa muganga wadutumiye kugira ngo mashe gusobanukirwa byinshi ariko ngo yarafite ikibazo cy'inyatsi tujye kuganira nawe gatoya atangire yibwira abadukurikiranye kuri kamera zanyu muze gusobanukirwa n'impamvu ki izo nyatsi zaje gute wa musore we watangiye kubwira abadukurikiranye. Bonje nitwaye Ndamutse Emmanuel. Uburyo inyatsi zaje ntabwo nabimenye ariko naje kubona umuntu kuri YouTube w'umuganga hariho nimero ziwe ndazifata nzamugana nkora ikizami yanshiye 10,000 ampa imiti mike ndagenda ndayikoresha nyuma za kuntuma n'amazi mwabonye ko naje nyazanye anshira 200 ibyo 200 ntabwo naje byose mbifite kuko ikibazo nari mfite n'inyatsi y'uburyo ki nta mafaranga nabonaga akazi ikanga sinkora ukwezi nabone mbese ibintu byancaga mu maboko. Uyu munsi nibwo mubonye ko binzanya amazi yera ibi ko bigenze murabibonye mbese sinzi uburyo kinanye nabivugamo ariko ibibaye namwe murabibonye. Kumugirira ikizere subikura he ucyumvaga ari we wagukiza icyo kibazo cyawe? Ntabwo nigeze mugirira ikizere nakimugiriye ari uko amaze kunkorera ibyo nashakaga. Urumva naje kumugana nta kazingira akazinza kukabona bitewe n'imiti yari yampaye. Urabona ko ibyo yantumye byo kunkiza ibyo bibazo nari mbizanye nze yantumye amazi yantuma amafaranga amazi nzanye ngira ngo murayabonye nyinjiza hano burya yahinduye sinavuga ngo yahinduye gutya na gutya namwe mwabibonaga uko mubibonye nanjye niko mbibonye reka ngende nge byibura ndebe ko neseye. Ubundi nkibaza kugira ngo menye ko ufite inyatsi wabimenye gute byagenze gute nibe bimenyetso by'umuntu ufite inyatsi? Ese abantu bose babuze akazi baba bafite inyatsi? Oya ntabwo ariko bafite inyatsi. Njyewe nabonye umuganga nzamugana ngira ngo menye ikibazo mfite bitewe nuko nakoraga akazi ukwezi kumwe ukundi bakanyirukana. Yego muganye oya urumva ntabwo nabanyobeye uburyo nitwaraga kandi nawe arabizi kuko naramugezeho antanga ikizami kizamaze kugitanga ambwira ikibazo mfite. Ikibazo rero amaze kukimbwira naje mugana nanone ubonye umutampaye nibikunda sinzi ubwo ndategereje ntabwo ndakira neza ariko ndategereje. Urategereje ukuri musobanura inyatsi ibyo byose bitandukanye niyo imikosha byo noneho byo byakojeho byo mwabibaza muganga kuko ari uri kumpa imiti. Icyo uzi n'ibyuko naburaga akazi nagera ahantu bikanga ariko muganga niba mpaye imiti reka turebe ntabwo navuga ngo byakunze kandi nkifite imiti. Wowe wazanye amazi yera de uyazana ya Nili yavuze kuri boutique kuko niwe waryantumyeho navuze wayiguriye ukandagiye ku mazi sinigeze mbona wikanga kandi ubonye amazi ahindutse. Kwikanga muri nge kwanje mu mbonye amazi ahindutse kuko sinzi uburyo wabonye n'ukuguru kwanje kwagerageje uburyo kigutitira ariko
muganga ambwira yuko ari ibibazo nari mfite bigize gute bigiye gukemuka, wumvisha ko ambwiye ngo amazi nyatereke ari bweruruke. Cyakora mumbajije ejo nshobora kubabwira ntiyamazi yerurutse cyangwa se byanze, nicyo ari gusubira uko yari ameze hanyuma nyakarabe, nicyo ubwo ndategereje. Kubera ikibazo mfite kuyakaraba ntabwo nakwanga kuyakaraba kandi muganga yabigutegetse. Muganga akubwiye ngo nk'ikinini uku nuku ntabwo wakanga kubinywa, ujya kwa muganga wizeye gukira. Ubwo rero bitewe nuko yansuzumye akabona ikibazo, katurebe ko nzakira. Muganga yakubwiye igihe cyihera uzaba uboneye impinduka ku mubiri wawe cyangwa se ku mubiri ukora? N'ubu urabona ko duhuriye aha, ambwiye yuko amazi nyakaraba nyuma y'amasaha 3. Impinduka kuzibona turazibonera ko ari amazi nyuma y'amasaha 3. Mbonye ari amazi adahindutse ntabwo nagira impinduka yuko ibyo ari gukora ari byo. Nta kintu nababwira ntarabona ari amazi. Ariko ibyo ibya mbere nabonye impinduka. Sibyo? Ibya mbere wabonye nk'impinduka uretse akuba warabonye akazi nta kindi. Akazi ko warakabonye? Yego. Waje kumureba nta kazi? Naje kumureba nta kazi mfite. Kwa kwezi se wavugaga kwashirwa tukavaho kwari kwashira ku buryo bwo kurashira. Okay. Ariko tutegereze turebe. Wenda nyuma mbo ibindi nibanga kuri ngereka ntegereze ubundi dushobora kuzongera tugahura wenda se byanze nje kumubwira nti ibintu wankore byaranze. Niba atari ibanga wenda kugira ngo tukurekure watubwiye ko yagukoreye ibizami, ese yagufasha amaraso, yagufasha umwuka? Nta kintu hafata kubaza akubaza icyakuzanye ukamubwira ngiye icyanzanye ni ivi na ivi nta kindi. Ni buryo akoramo ntago bo avuga ko nakoreshwa n'imiryango yiwe sinzi ibintu nk'ibyo ntago nta yandi makuru mbifite. Nubwira sinzi za operasiyo ziba zikomeye. Sinzi niba tutasoze umusore tukamureka wenda, sinzi niba hari ikindi kibazo mufite. Twasoza tukagana ku musozo. Ese wenda watubwiye amazina yawe, urubatse cyangwa uri umusore? Njye ndi umusore. Yego. Ubu waranatiretaga nabyo bikanga? Byose mbese byaraje. Use muri iyi minsi muhuriye hari fiyanse ubonye? Ntabwo ndabiteganya ko ntabwo wajya gutereta ufite ikibazo tubikena, ariko igihe nikigera nkabijyamo bitewe nuko hari ibyo yakoze nkabona biri gukunda. Uzi ngo na n'ubu nsohotse hano nkagera hariya nshobora kubona fiyanse. Abantu bakubitwa indobo babyitonde. Njye ndibaza fiyanse aramutse akubonye gutya akavuga ati ngo nishingiye ukuntu ahantu namubonye n'imiti yafashe sinamushaka, kuko ushobora gusanga afite nyabingi. Akaba yanamushaka kuko yatinye ibyo bamushyizeho. Mbo ni ukuvuga ngo aho sindi mu mutima wa buri muntu wese, ariko sinzi uburyo wenda uburyo abantu babyumva niko gutandukanye. Ntabwo navuga ngo agiye kunshyiramo ibintu runaka kandi nta kintu kiwe amfashe ngo agire ati sinzi. Turagushimiye cyane rero, bakoze cyane kutuganiriza. Bo murakoze namwe, reka dutegereze turebe, icyizere kirahari kuko hari ibyabaye namwe mwabonye. Iyo umuntu ashobora gufata amazi agahinduka, bo katurebe. Murakoze.